Twongeye kubasuhuza shuti zacu kandi twizera cyane ko aho muri mumerewe neza abakurikirana OTC Group TV tumaranye iminsi myinshi tumaranye igihe kirekire turabizi ko iyo tutaraza nyine ahangaha ngo tugire icyo tuganira muba mukibaza OTC Group nta makuru iheruka kudusomera ese nta update zihari nkuko twagiye tuyabwira kuva kera cyane iyo duzana amakuru tubanza natwe kuyashakisha kuyasoma hatandukanye kandi murabizi nyine ko ntago OTC Group ari akazi dukora ahubwo rimwe na rimwe tubikora mu bwitange kugira ngo tugire ibyo dufashisha ababa bakurikirana amakuru nyine y'iki kinyamakuru kugira ngo wenda natwe ibyo twasomye wenda bibagirira umumaro bitume hari ibyo bamenya ari ibyo basobanukirwa. Birumvikana rero muri bwa bwitange bwacu natwe tugenda nyine tukagira igihe dushaka uwo mwanya kugira ngo ya makuru tuyazane nubwo natwe tuba dufite n'ubundi n'izindi nshingano z'ibindi tuba tugomba kuba turimo dukora ariko mwamaze kutwereka ko muri inshuti zacu natwe mutuma twumva dukomeza kuba inshuti zanyu mwebwe mwese mukurikirana OTC Group TV ku makuru abatandukanye n'ubusesenguzi butandukanye bumwe nyine tugenda tukavuga ngo reka tubizane ku meza yacu dusesengure kandi wenda tumenye ibyasohotse ni ibiki biri kuvugwa mu mushinga twamenye cyangwa imbaga y'abantu benshi ku isi yamenye ikaba inayihanze amaso ikurikirana amakuru atandukanye. Uyu munsi rero ni ku itariki 30 z'ukwezi kwa kane mwaka 2023 iyi ni OTC Group TV kandi reka twizere ko benshi mwabanje kujya no gusenga Imana mukayishimira ibyo wakora byose ibyo ugambira kuzageraho ujye ubanza Imana imbere. Iyo wabanjije Imana imbere inzira zawe iziha umugisha, iyo wabanjije Imana imbere ibyo ukora byose ubikorera munsi y'ikiganza cyiza cy'Imana. Rero turakwifuriza kujya usenga kujya ukurikirana rero nyine tukaba tukwifuriza ko wajya ukurikirana amakuru yose y'iterambere y'ibyiza wifuza kugeraho ariko ukanabikora unasenga ukanabikora wizera Imana kubera ko twaje gusanga ibintu byose by'isi abantu baharanira ibintu abantu bashaka kugeraho iyo batabifitemo no gusenga iby'isi bijya biza bikabasiga cyangwa bo bakabisiga. Ni byiza rero ko umugisha wose ushaka kugeraho ukiri mu isi wazawuharanira kuwugeraho ariko unasenga Imana unubaha Imana kuko nyuma yo gutunga iby'isi nyuma yo kubaho ku isi hazabaho n'urubanza kandi ruzaba ari urubanza rw'Imana rwo kuzabazwa iby'isi uko wabyitwayemo uko wabishatse uko wabigezeho. Ni byiza kuzabigeraho rero unubaha Imana. Hanyuma reka twigarukire ku makuru rero yacu tuba twazanye kugira ngo tuyaganireho. Ni ukuvuga ngo nk'uko twabivugaga ni amakuru agiye kwibanda cyane ku yasohotse muri iki cyumweru aho twabonye inkuru zitandukanye nyinshi zitandukanye ariko iyo twifuje kwibandaho no kugarukaho ni inkuru twabonye yabonetse mu gihugu cy'Ubuhinde aho baje bakubwira yuko hari inama sinzi uko bajya bavuga mu Kinyarwanda iyo bavuze ngo inama rukokoma ni ya nama bavuga ngo ihuje ibihangange, ya nama ihuje abantu bakomeye, ya nama ihuje abantu bashobora kuba bafite imbaraga mu bukungu bw'isi mu bucuruzi aho twabonye cyane ibigo byinshi cyane bisanzwe bimenyerewe ku isi ko bicuruza ibigendanye n'amamodoka. Ibyo bigo rero tukaba turi kubona ko mu mushinga wabyo wo bise wa Hackthon hagaragaye ko hari inama izabaho nk'uko nyine mubibona mwayibonye kuri aya mashusho twaberetse ahangaha bakagaruka bavuga yuko ngo ni seminar platform Hackthon ya P Network izaba ku itariki 13 z'ukwa gatanu 2023 gusa byanditswe no mu kirimi kitari icyongereza cyangwa igifaransa ngo tube tuyita ubyumva neza gusa hari abagaragaje ko iriya mail nyine birumvikana n'ubundi n'ukwezi kwa gatanu mu kirimi cyabo. Yes, ahangaha rero bakaba bagarutse bagaragaza icyaduteye gukora iyi nkuru harimo no kugira ngo
tuganire gusa kuri biriya bigo bagaragaje ko ari umuterankunga w'iki gikorwa cy'iyi nama cyangwa se aho bazahura baganira, turebe ngo kubera iki ibigo nk'ibi ngibi bikomeye bizwi birimo inganda z'imodoka bigaragara ko bizifatanya n'aba bakire cyangwa n'aba bantu bafite iyi semino izabaho. Icya mbere bagaragaje ikigo cyitwa Samira, kikaba nacyo ari uruganda rukora imodoka. Bagaragaza ikindi kigo cyangwa uruganda rukomeye rwitwa Honda. Iyi ngiyi nayo murayizi ko ari ikigo ari uruganda rufite izina ku isi mu bigendanye n'amamodoka. Bongera bagaragaza ikigo cyo cy'inararibonye cyitwa Toyota, ikigo cy'Abayapani. Muzi ko Toyota n'umwana uvutse ejo bundi umubajije imodoka ya Toyota yakwereka iyo ariyo. Ni ukuvuga ngo iki kigo nacyo kiri kuvugwa cyane ko kiri mu bateye inkunga iyi nama izaba iri kuganira ku bigendanye na Hackthon ya P-Network. Bongera kugaragaza ikigo cyitwa Daihatsu, wenda abantu ba kera nibo bayizi. Uyu munsi abana bavutse vuba umubajije imodoka yitwa Daihatsu hari igihe atayimenya, kereka nk'abantu twibereye mu giturage twazaga tuzibona zikoreye amasaka, zikoreye ibitoki. Naho uyu munsi ho umwana wo mu mujyi aragenda akahita abona papa na mama babizanye, ntago baza hano byavuye. Rero iyo ni uruganda rukomeye narwo rwafashe izina cyane mu gihe cyarwo, ariko uyu munsi turarubonye ruri hano muri ibi bigo bikomeye. Birumvikana ni ibigo hafi ya byose byo muri Azia. Hanyuma ikindi kigo gikomeye kizwi wenda cyo uyu munsi ubajije umwana we yayikwereka, imodoka ya Hyundai. Muzi ko ni uruganda rukora amamodoka rwo muri Korea y'Amajyepfo. Uru rero narwo rukaba rugaragara ko ruri mu baterankunga b'iyi nama igaragara izaba ku itariki ya 13 z'ukwa gatanu 2023. Urundi ruganda ni urwo bise Wuling. Ndabona rujya kugira sinye imeze nk'iya Mitsubishi, ariko n'ubundi hahita hakurikiraho uruganda n'ubundi rwa Mitsubishi. Narwo muzi ko ari uruganda rukomeye cyane rukora imodoka zigezweho uyu munsi. Ni nabo ruri mu nganda zikomeye ziri gukora imodoka zikoreshwa amashanyarazi uyu munsi. Ku bakurikirana ibigendanye na tekinoloji n'ikoranabuhanga biba bigeze, ni ukuvuga ngo uru ruganda ruri mu nganda zikomeye zikora ubwoko bw'izo modoka nyinshi ku isi. Hanyuma urundi ruganda rukurikiyeho ni urwitwa Suzuki. Amasuzuki murayazi cyane, nazo ni imodoka zikomeye cyane kandi ziba zizwiho uburambe mu guhangana n'imisozi. Urundi ruganda ndabona n'ubundi ni urwitwa Honda ariko rutandukanye na ruriya rwa mbere. Urundi ni urwitwa Kawasaki yo muzi ko ari inganda zikora amamoto, ndetse birumvikana n'urwa Yamaha nayo ikora amamoto. Izo zose zo ni ebyiri ziherutse ni izikora amamoto. Yes, kuri iyi nkuru rero bagaragaje ko iyi nama iteganyijwe ikaba izabera muri kiriya gihugu cy'Ubuhinde, aho bagenda bagaragaza ko nyine abatumirwa baho harimo abapayoniya n'abandi bacuruzi bakomeye bavuga ari kijyana. Bagiye bagaragaza rero byinshi biri muri ino nama biteganyijwe kuri ino nama, ariko ibyinshi nyine birumvikana n'ibyo bagiye bavuga mu ndimi z'iwabo, kubera ko abangaba nabo muratubabarira gatoya, ni Indonesia, ntago ari mu Buhinde. Ni inama izabera muri Indonesia, ntago ari mu Buhinde nk'uko twari twabivuze mbere, mutubabarire. Rero barabigaragaza cyane ko ni inama iteguwe kandi ifite byinshi izaba ivugaho ku bigendanye nyine na Hackthon y'umushinga wa P-Network. Dukomeje kandi n'andi makuru yacu, ayo ngayo namwe mu makuru nyine uba ukwiye kumenya, ukamenya ngo ese umushinga namenye uri mwizihe mbaraga, urimwo bande, ese ko twebwe wenda aho ntuye, niba ntuye mu Burundi, niba ntuye mu Rwanda, niba ntuye Uganda, niba ntuye Malawi, ko wenda aho tutahabona imbaraga z'uyu mushinga,
umushinga urahari koko, umushinga urakomeje, umushinga uzagera ku ntego. Ushobora kwibaza byinshi biba bimeze nk'ibyo, ariko iyo ubonye amakuru nk'aya ngaya ukabona ko hari ahandi hantu mu bihugu bikomeye ndetse bifite ijambo rikomeye kuri uyu mushinga, ukabona ibikorwa byaho birakorwa ndetse biri gukorwa ku rwego mpuzamahanga, bituma uvuga ngo wa mushinga ko nawumenye, reka nkomeze mwitwaremo neza, reka nkomeze nkore ibiri ngombwa kuri wo, kuko mwibuka ko amahirwe batanze turayanganya twese ku isi. Uyu munsi waragize amahirwe ukibonera irya KYC, ukabona payi zawe zaranaje, yewe zigera kuri balance urazibitse, usibye ko kuzibika zikahagera byose nabwo haba hakiri urugendo. Ushobora kuzibika ukahakorera amakosa, ejo bakaziboroka bakazifunga. Ari nayo mpamvu tubwira umuntu uba waragize payi ziwe ngo nyabona uburyo uzihererekanya n'undi bitaremerwa, uburyo ushobora gukoramwo ayo makosa nabyo ujye ubyitwararika. Wibuke ko payi kuzicuruza mu buryo bw'amafaranga bitemewe, kubera ko ni itegeko rya ba nyiri umushinga bashyizeho, kandi kumvira ni byiza, bikurinda ibihano, bikurinda ibyago. Rero niba ufite payi zawe, ibuka ko gusa ari amahirwe wagize, ari umugisha Imana yaguhaye, kandi niba payi ari amahirwe yawe zizagukiza kandi zigukize na karande yose, niba ari y'ubukene wigeze ugera kubera Imana. Ujye wizera ko byose bishoboka, Imana ishobora kuzakugira neza byose bigahinduka, kandi ntuzabe ibyo kwirata cyangwa gukorera ibibi, ahubwo nubona binabaye uzabishimira Imana. Yes, andi makuru rero ni ayahe? Andi makuru nuko n'ubundi nkuko mubibona mu nkuru zitandukanye zimaze iminsi zicicikana, nuko n'ubundi core team yongeye gutanga last warning, cyangwa se ubwihanangirize bwa nyuma. Ni ukuvuga ngo ibi byose mubona bivugwa kuri uyu mushinga wa payi, ibyakozwe, ibigikomeje gukorwa, n'ibizakorwa kera na ryari, byose 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 aho bishingiye byubakirwa kuri arya magambo 24. Abantu twinjiranye muri uyu mushinga kera, hari video jewe nka Olivier idashobora kumva mu bwonko no mu mutwe. Ni ukuvuga ngo ni video Nikora yigeze yiyandikiraho hano muri screen zacu, arandika ngo don't share your passphrase, don't share your passphrase. Nikora ubwiwe arabivuga. Uyu munsi passphrase ushobora kuzibikirwa n'umuntu w'inshuti yawe, ushobora kuzibikirwa na upline wawe, ushobora kuzibitsa umugore wawe, ushobora kuzibitsa umugabo wawe, ushobora kuzibitsa umwana wawe. Hari impamvu nyinshi zishobora gutuma passphrase zawe zimenywa n'undi muntu wawe, nabyo bitewe n'impamvu. Kubera iki? Uyu munsi passphrase zo ushobora kuba uhari uyu munsi ku isi, ejo ukaba udahari. Murazi ko ushobora kwitaba Imana, ushobora guhura n'ibyago bitandukanye bituma wenda utarifite ubushobozi bwo kujya kuri passphrase zawe, ariko hari undi muntu wawe wa hafi wizera, inshuti yawe, umuntu mbese wumva ko ari inkoramutima yawe, nk'uko wamubitsa ibyawe byose birimwo icyo twakwita ko ari ubutunzi cyangwa se ibigufitiye umumaro, mbese ukaba uzi neza ko ari inshuti yawe ku mutima. Uwo muntu ashobora kuzimenya kuko nyine ari uko bimeze. Ariko ikiri aha ngaha kihanangirizwa, kibwirwa abantu kwirinda kandi gusobanukirwa, nuko igihe cyose izo funguzo zifitwe n'umuntu ukugambiriyeho kukwiba, ukugambiriyeho kuzaguhemukira, nta na rimwe uzigera utekereza ko icyo gihe nikiba wowe uzabisobanukirwa. Kubera iki? Izi funguzo zibikwa mu buryo iyo application yawe uyifite muri telefone n'undi akayigira mu yindi telefone. Ubundi Nikora icyo gihe abivuga yaravuze ngo izi wallet tubika mu zitwa custodial wallet. Ni ukuvuga ngo wowe ushobora kuba uri muri Amerika, undi ari muri Canada, undi ari muri Afrika, undi ari i Nyamagabe, undi ari i Kigali, mwese mukinjirira icyarimwe kuri ya application yawe, yaba afite za funguzo akabasha kuzigiraho ubushobozi
bw'ibiziribitse bw'ibyo zibitse. Nawe waba uri hano ukabasha kugira ubushobozi bw'izo mubitse. Ngira ngo wenda nk'aba IT bo barabizi cyane. Uyu munsi ushobora kubwira nk'umu IT ngo nkorera machine yanjye, noneho hari programme nabonye baguha cyangwa linki, noneho akahita afata nka machine yawe wicaranye hano akahita yisomera muri machine yiwe aho ari hose ku isi. Niko nibi ngibi bimeze. Nukuvuga ngo payi zawe umuntu ashobora kuzisoma cyangwa akazirebamo muri kumwe cyangwa mutari kumwe, bitewe n'ikintu kimwe gusa, bitewe no kuba waramuhaye cyangwa se mwaragabanye, mwarasangiye za funguzo. Niyo mpamvu rero biba ari byiza ngo uyu munsi ubyiteho. Icyambere ni wowe ubwawe nyirizina, ni wowe ugomba kubiha agaciro, ukamenya aho wazibitse, ukamenya niba zigihari, ukamenya umutekano waho, kubera ko mu minsi iri imbere igihe gishobora kuzatuma bamwe banahemuka cyangwa bagacumura bitewe n'ibyo batigeze be-expectinga. Uyu munsi ushobora kuba utaratekereje ko payi ari amafaranga, ukaba utaratekereje ko payi ishobora kuba ikintu cyahindura amateka n'ubuzima bw'umuntu. Reka tujye tubigarukaho cyane. Uyu munsi urabizi ko no mu Rwanda no mu Kinyarwanda baravuga ngo hari igihe ushaka kubura inshuti ayiguriza amafaranga. Kubera iki? Uyu munsi umuntu ushobora kumuha amafaranga make yashoboka rwose akanayakuguza ari inshuti yawe, ariko ayo mafaranga akahita atuma muba abanzi. Uyu munsi umuntu akakwambura ibihumbi 30 gusa cyangwa 50, na nimero yawe ntazongere kuyifata, naho mwahuriraga ntimwongere kuhahurira, kubera gusa urwikekwe rw'uko yakwambuye, rw'uko wamugurije akakwambura. Noneho wibaze aya mafaranga yo kwanikorayo agaciro ashobora kugira ku muntu ushobora no kuzakuraho na simukadi ntongere no kumenya ahari. Noneho ikindi cya kabiri, ahangaha ntushobora gushinja umuntu ngo yarakwibye. None se wamushinja gute? Icyambere nta gihamya gihari cy'uko yakwibye, nta mazina y'uko yakwibye ahari, nta mazina y'uko ari icyawe yatwaye ahari. Niyo mpamvu kwanikora rero baba babigarutseho cyane, ukabona barabishimangiye, barongeye babisubiyemo. Ikindi cya gatatu, uwo muntu ufite izo funguzo ashobora no kuba atari ukwiba, ashobora no kuba nawe nta kibazo afite, nawe ubwawe nta kibazo ufite, noneho mukazibwa n'uwo twise third person, wa muntu wa gatatu warenze hagati yawe na wa muntu. We rero ashobora kuzakwiba gute? Nibyo hano banikora nabwo ko timu yakomeje isobanura, ivuga yuko mukwiye kwirinda amalinki azaza yinjira abasaba kwinjizamo za funguzo zanyu. Mu minsi yashize cyagiye hakiriho gukora cyane kwa P-Chain Mall, mwagiye mubibona kenshi, aba Nigeria baratatse benshi. Muzi ko hari nk'umuntu wavugaga ngo kuri Facebook akahita agaragaza nka firigo nziza, akagaragaza donc ibintu biri electronique byiza byinshi. Ejo hazaza n'abafite amamodoka meza bayakugaragarize ko bari kuyagurisha muri Pi online, wenda bakwereke platform y'uburyo bwo kwishyura, kuko izo platform zizaba ari scammers. Wowe bakwereke ko uburyo ugiye kwishyura ari ukugenda ukinjirira muri ya telefone yawe. Ngira ngo mwarabibonye, niba ikiganiro kikiba kuri YouTube simbiza ariko naragikoze, kigeze kigaragaza n'abantu uburyo bwabo basobanuraga ibyababayeho biri muri screenshot twarabiberetse. Bivuze ngo ibyo bintu ko timu yongeye kugaruka ibyihanangiriza, kuko byarabaye nyine abantu baribwe. Ugira ngo se ubwo batwaye izo payi icyo gihe uyu munsi yazibona? Ntabwo yazibona. Rero mu bintu bitatu byo kwitondera, icyambere itondere aho wabitse payi zawe, zirya funguzo hitondere cyane, umenye byibuze ko ari ahantu harenze 2 cyangwa 3, ariko naho hibanga. Hari uburyo bwo kuzandika, hari uburyo bwo kuzibika muri my computer, hari uburyo nabwo computer ibibika, hari uburyo ushobora kubika muri email utagendana, kuko ya email ugendana ujye wibuka ko byanze bikunze ishobora kuguteza ibibazo, kuko abahakazi b'ikoranabuhanga bashobora no kuyihakinga bakayinjiramo nawe uyifite muri telefone. Ya magambo ni yabahigwa, ni yabakenewe, bayabonye tayare uzibwa, bazagutwara ibyawe kandi ntuzabimenya. Wowe uzajya gusanga gusa
usange barahanaguye. Ubwo ni uburyo bwa kabiri bwo gusobanukirwa ibyo bintu, ukabyirinda ukamenya uko ubyitwararikamo. Uburyo bwa gatatu ni ugusobanukirwa uha telefone yawe n'indi. Uyu munsi hari uburyo bwo kuvuga ngo umuntu araguha support, aragufasha. Merutse kumva umwana w'umukobwa avuga ngo yahaye telefone y'umuntu ari i Bugande, amufasha, amuha serivisi ya payi yo kumukorera KYC. Atariko mu by'ukuri yankoreye KYC, ariko nza kwiroturuva n'amagambo yanjye yayafotoye yayatwaye, kandi ntibazongera guhura. Ubwo se urambwira ngo wazatabaza ninde uzamufasha se? Niyo mpamvu Dr. Nicolas hano aba twese yongeye akabivuga ku mugaragaro. Ibi bintu bimenye neza, ni amahirwe ataboneka mu binyejana byinshi, ni umugisha wawe wenda wabonye wiwukerese. Utaba nka wa muntu Bibiliya igitubwira ngo witwaga Yesawu, ngo wari warabwiwe ko azahabwa ubutware bwo gutegeka umuryango we wabo, akaba umuntu ukomeye, arangije abonye bitinze ngo aravuga ati ubwo butware se bumariye iki n'inzara afite, ko numva ntacyo bimariye, ngo nuko ubutware bwabwikuraho. Rero nta wamenya impamvu Imana nawe yakugiriye neza ukamenya uyu mushinga. Uyu mushinga ni umushinga ukomeye, ni umushinga twabonyemo abakomeye bo mu isi, twabonyemo abafite amafaranga bo mu isi, twabonyemo abafite ibyubahiro, ku buryo rero wowe niba Imana nawe yakugirira neza binyuze muri iyo nzira, wakwitwaye neza ukazamenya iyo byerekera, ukamenya uko birangira. Ariko uburangare n'ubujiji n'ubwenge bukeya n'ubugoryi no kutamenya ukabyirinda. Buriya hari ibintu umuntu yikururira. Ushobora kwikururira kujya mu kibazo cyo mumbabarire kubivuga gutyo, kuko tuba tubivuga n'ifuhe ryo kugira ngo byibuze umenye ngo iki kintu ubaye koko waramenye ko kizagira amahirwe, kizatanga umugisha, ukakirangaraho, none ukazifuza kongera kugiha agaciro bitagikunda. N'imbaraga twakoresheje tubivuga, tubibwira abantu, tubisobanurira abantu, wowe ugasanga cyagiye kirageze urazibuza. Rero byiza ongera ubyiteho, dore nibyo ko Watima iba yavuze, nayo iba yagaragaje, yafashe umwanya wayo munini kugira ngo idusobanurire ibi bintu mu butumwa burambuye cyane. Bavuze yuko inzira yabo ari inzira imwe, ni P-browser. Ni bimwe bavuga ngo iyo ifi ivuye mu mazi irapfa. Ifi iyo ivuye mu mazi irapfa. Nuramuka imfunguzo zawe uzikoresheje ahantu hatari muri P-wallet yawe, muri P-browser wamenye, uzamenye ko ari ibibazo. Aha rero bakubwiye ngo avoid losing your pi, protect your passphrase. Nukuvuga ngo irinde kuzatakaza pi zawe. Hanyuma protect your passphrase. Passphrase zawe zibike mu buryo bw'ibanga bukomeye nk'uko nyine twariho tubivuga. Kubera ko izi wallet zacu zishobora kuzakorerwa izindi pirate, zishobora kuzakorerwa amalinki y'amapirate y'abasikama, wazikozamo nk'uko twababwiraga ku bya Facebook tayari ukabura zibuze. Rero turakwifuriza yuko payi zawe wamenye Imana yaguhaye uzibika neza, uzitaho, hanyuma ugakomeza ukamayininga. Uyu munsi kuki wowe warambiwe kumayininga? Uzi ko n'umuntu utarabona KYC akimayininga? We wagize umugisha na KYC noneho warayibonye, ariko kumayininga warabiretse. Nkwifuriza ko rero Imana yazaguhera umugisha muri uyu mushinga. Twese uko twawumenye tukifurizanya umugisha, tukazakora twiteza imbere, duteza imbere igihugu cyacu, duteza imbere abavandimwe, duteza imbere aho dutuye, ndetse niba unasenga ukazateza imbere umurimo w'Imana, kuko iby'Imana iguha byose bigomba kuza biri mu bushake bwayo, kandi bikakugiriraho umugisha, bikakugirira n'umugisha kuba muri kumwe. Turabifuza rero ibyiza byose n'iterambere n'amahoro atangwa n'Imana. Iyi ni OTC Group TV ibigenda igusomera amakuru abatandukanye ku mushinga urimwe abantu bamenye, kandi amakuru y'abarakagaruka. Murabizi ko ibiba bivugwa kuri uyu mushinga ni byinshi hirya no hino. Tukubwira ngo ushobora kuba utarakoze subscribe kuri channel yacu, wayikora kuko iki kiganiro tuzi ko kigera kuri benshi. Tubona mu by'ukuri mwaratweretse ko mudukunda, kandi natwe turabakunda. Rero Imana ikomeze kubaha umugisha. Natwe utarakora subscribe wayikora, ni OTC Group TV, hanyuma ukagira umenya n'ibiganiro biba byarahise mbere. Muzi ko ntacyo duhimba, ntacyo tuzana nk'inkuru y'igihuha, tugerageza kureba
ibyavuzwe ni ibiki, tukaba ari byo tuzana, twabona twanibeshye tukababwira ngo ibi byo twibeshye, ariko amakuru yo tugerageza kuyabasomera uko yakabaye tukayazana uko ari. Imana ibahe umugisha rero, ibarinde naho ubutaha.